Niba wumva nta kibigutwaye reka dusengane. Mana ikomeye, Mana ihambaye, turagushimye turaguhimbaje, tugushimire se n'urukundo rwawe, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana iri hejuru ya byose. Tugushimiye ko data we tugiye ku mwuka w'abazima, ntacyo twatanze, nta kiguzi twabiguze, ni ishimwe ryawe gusa. Data we ni ubuntu watugiriye, si uko turi beza kurusha abagiye, si uko turi beza ku batabashije kubyika uyu munsi, ariko Kristo we ni uko data ari ubuntu bwawe watugiriye, nubwo tutabukwiriye, ariko uraturinda tubasha kugeza amagingo aya tugiye ku mwuka w'abazima. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, ubanze ariko utubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, ibyo twakoze byangwa n'amaso yawe, ibyo utishimiye twakoze kuri uyu munsi. Ndakwinginze kugira ngo ubitubabarire, kugira ngo tubashe kwegera intebe yawe Kristo we. Ndasenze kugira ngo muri uyu mwanya ubane natwe, uturengere, ineza yawe iganze ku buzima bwacu. Dusengeye muri iri jambo riri muri Matayo 6:33 rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Yego mwami, tuba mu isi tugomba gukora tugashaka imibereho, tugomba gukora cyane tugashaka uko tubaho, ariko data we reka byeho kudutwara umwanya cyane ngo tukuburire umwanya, kuko ibyo byose n'ubundi dushaka utabirimo ntitwabibona. Kandi data we tubishaka tutagufite ntacyo biba bimaze, kuko ibyo byose byashira, ariko wowe ntabwo ujya ushira, uri iherezo ukaba n'itangiriro. Ndakwinginze kugira ngo ude kubishaka, ariko data tukuzirikana, reka data twumve ko ari wowe uza mbere ya byose, nubwo dukora ariko twibuke yuko ari wowe uza mbere ya byose. Tugushimire data, kandi tunagusaba ibyo dushaka, tuzi neza yuko uzabiduha. Urakoze ko ugiye kuduha izo mbaraga zo kugushyira imbere, tukibwira ko uza mbere y'ibintu byose. Urakoze kuko uri Imana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo mbisenze mbyizeye, amen.